Bugesera nayo yari yakaniye, wari umukino ukomeye cyane. Rero ni umukino Rayon Sport yari yakiyemo Bugesera hariya kuri Kigali Pele Stadium i Nyamirambo, biza kurangira ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Bugesera ibitego 2 ku busa, ibitego bya Asmani Ndikumana ndetse na Aziz Basane Kulanya. Ubwo rero abareyo bagombaga gutsinda iyi match kugira ngo bizere neza cyane kuzitwara neza ku mukino wa nyuma bazaba bakinamo na ekipe ya Kiyovu, bazaba bakinamo ekipe ya Kiyovu ku munsi wo kwa gatano kugira ngo bashimangire kuba aba kabiri kugira ngo bakatishe itike izabemera gukina imikino CAF Confederations Cup umwaka utaha w'imikino. Ubwo igisabwa nyuma yo gutsinda Bugesera nuvuga ngo ku ruhande rwa ekipe rw'umukino bafatanya na ekipe ya Kiyovu abareyo birabasaba kudatsindwa, ubundi diri kabirarangiye bakaba bakatishije iyo tike. Ubwo rero abayovu nabo mu byukuri bakaniye, abayovu nabo niba bashaka gukomeza birabasaba gutsinda Rayon Sport ibitego ikinyuranyo cy'ibitego 2. Ikinyuranyo cy'ibitego 2 rigani. Amahirwe ya Kiyovu na ya Reyo angana gute mu gusohokera u Rwanda uko bireba n'umukino umwe ugomba kubahuza? Amahirwe ya Rayon Sport ni menshi cyane kubera ko Reyo urumva yo ifite amahirwe icyambere yo kuba inatsinzwe 1 ku busa nta kibazo, inatsinzwe 2-1 nta kibazo. Urumva ikipe ivuga ngo ntsinzwe ariko ngatsindwa ikinyuranyo cy'igitego 1 ntacyo byantwara, ayo ni amahirwe ya mbere. Ya kabiri, Rayon Sport ifite amahirwe yo kunganya umukino, ayo ni ayandi anashoboka cyane, kuvuga ngo sintsinde ariko sinatsindwa, ibyo yabishobora kuri Kiyovu. Ifite n'amahirwe yo kuba yanavuga atari ku bundi Kiyovu kuki umuntu atanayitsinda ko tuyirusha abakinnyi twayikuyemo umutoza uwanayitsinda. So Rayon Sport ifite byose bikenewe kuba yanganya umukino, kuba yawutsindwa ikinyuranye 1 cyangwa se kuba yanawutsinda, byose birayavantage. So ndabona Rayon Sport nta gisibya ikwiye kuba izakina imikino ya CAF Confederation Cup, naho Kiyovu kuba yazikabatsinda 2 cyaba ari kimwe mu bintu bibayeho byo gutsindwa gukomeye cyangwa se guferinga kwa Haringingo ndetse na President Murenzi Abdallah. Nkabibona rero nk'ibintu nabo bazirinda cyane, ndetse message ikomeye bayitanze ejo nkuko Rugangora yarabivuze bajya gutsinda Bugesera. Buriya byari gutanga ubutumwa buvuga ngo ntidushaka kuzagera kuri match ya Kiyovu duhangayitse, dufite ibintu bitugoye, dufite ibintu bitugonga, dufite imibare myinshi tukirimo guhangana nayo, ahubwo dukwiye kuba twamaze kwishyira muri position de force ku buryo match ya Kiyovu tuzayikina umutima utuje cyangwa se uri hamwe. Yego, hanyuma kuri uyu munsi rero ikipe y'ingabo z'igihugu APR iraza gukina umukino wayo Axel n'ikipe ya El Merreikh. Yes, ni umukino ekipe ya El Merreikh iza gukina ekipe ya APR. Ni ama ekipe mu byukuri navuga akurikirana no ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere, kuko iya APR ni ya kabiri n'amanota yayo 62, hanyuma ekipe ya El Merreikh yo mu gihugu cya Sudan ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 59. Mu byukuri nubwo APR amaze gutwara igikombe cya shampiyona, ariko nayo ntago ishaka gutikuzo no guti cyubahiro, niko navuga. Ireka aya ma ekipe yo muri Sudani ayisoza imbere ku rutonde, kuko ekipe ya El Merreikh iramutse itsinze uyu mukino yahita nayo igira 62, hanyuma akazamo indi mibare. Rero bakareba ikinyuranyo cy'ibitego kugeza amagingo ya ekipe ya El Merreikh izigamye 20, ikipe ya APR izigamye 19. Igikomeza uyu mukino rero mu byukuri cyangwa se anje y'uyu mukino ni APR gukomeza ku mwanya wa kabiri kugira ngo ikomeze kudatuma ikipe ya El Merreikh yicaho, ariko nanone birafasha gusoza saison neza muri murare kugira ngo izategure n'imikino ya Champions League navuga iri mu ngamba. Okay cyane, ntabwo tubitsindamo kwizigira, tugiye kujya mu gice cy'abanyempano. Abana yaturaganje Murera we, iri mu maraso yacu Murera we, tunare yo twese Murera
cyane murakoze cyane. Asante sana Olivier. Uretse gato mama mfite imyaka ingana? Imyaka 35 kuva ryari? kwizigira uwo mukecuru muzane mukaya turamukomerezaho uwo mukecuru muzane mukaya turamukomerezaho mwe muretse ngo hari abashaka ko ahaguma abandi bati oya abandi ntabwo abishaka nanjye bikubitanira yuko directeur technique imikino ari kubona ya Abedi ari kuguruka ari kubona Abedi ari umukinnyi udasanzwe kuko Abedi ari kugira impera nziza za sezurika nari ngiye kuvuga ngo ngiye kuba ndetse kuvuga nzongere kuvuga Abedi atakiri umukinnyi none nsanze uwo bita directeur technique nemera amwemera oya ariko Abedi uramutse umubonye muri iyi minsi mu mikino nk'itanu iheruka ya Abedi Abedi wabona nyine nawe ari gukimubona uruhare runini arimo kugira ni defensive muri offense si mubona urumva ariko nyine muri defensive hari nta kibazo ariko muri offense umurebye Abedi aha kanya nawe nyiri bwo bwa mbere mubonye wamuha amasezerano natamuha amasezerano yihuse kuko ariko barimo baragerageza kumusobanurira nyine bakamwereka video z'abantu nyine Abedi wariwe muri Rayon Sport umwaka basanzwe akina wariwe nyine uwo yabereye Rayon Sport mu mwaka w'imikino yego ati ariko directeur technique yari yavuze ati ndabona ari sawa ari mu mipango ari muri gahunda nanone byasaba nyine kubanza gutangirana nawe akamenya ngo ese bimeze cyangwa akabanza agashaka izindi option babona wenda habaye hari umurusha cyane habaye hari ubushobozi bw'umurusha cyane amakuru ko ari uko Rayon Sport ku isoko rya nimero 10 iharyamye cyane kandi tukombana ari hakina ku isoko rya nimero 10 iharyamye cyane ibyo umutarama yambwiye ejo se rubango uwo mutarama n'undi yari yambwiye ngo ndabarasagiza ate arashaje kurangiza sawa kabisa komeza mugahita mubihuza komeza mugata umuntu murangire filime komeza ikomereze rwose nta kibazo nandimo nkubwira uriye ni umuntu yambwiye uburyo ikipe ya Rayon Sport abazamu igomba gutandukana n'abazamu babiri ikinjiza umwe ariko ngo bari guprefera Bareri Dawuda hakaba hari na Kwizera abazamu batatu kuri Dawuda Bareri ngewe hari ikintu kimwe buriya umuntu ugeze kunshira umugani arambwira ngo satani muziranye aruta imana utazi badakwiye kujya kure ikwiye gushakira kuba Christian ariko nanone amarushanwa bagiye gukina amarushanwa bagiye gukina Peter ni amarushanwa asaba umuntu w'umugabo n'ubundi umenye ufite iyo experience umuntu witwa Christian nawe amakuru hari muri Police FC mu bwo mbiheruka bavuga ko batashimye serivisi ze rwose ko gukomezanya bigoye kandi ngo bashaka gukubura bariyo mpamvu bari kwitinza gukongera amasezerano y'abakinnyi na gahunda bafite yo kongera ari ukuntu rero mbona Murera umukinnyi nka Christian mukeneye kuko ni umukinnyi tuzi w'umugabo hari sezo yigeze gutwara yose muri APR niyo mugabo Claude yaravunitse wenyine kuri gatatu agenda bivuze ngo mu gihe yababoneka yaba ari amahitamo kandi ngiye nemeza ko ari efficace cyangwa amahitamo afatika ubwo mu kibuga hagati ubwo defense twayivuyeho ubwo defense nano aba gutekereza gukora ni kuri gatatu gusa gatatu ariko umuntu uza guhangana na ganijuru yego mu kibuga hagati ngira ngo abakinnyi twagarutseho hari Jean Benoit Tukumbane ngo bari guteganya kongeramo abakinnyi babiri mu kibuga hagati nimero 6 na nimero 10 kuri nimero 6 twahabonye abakinnyi babiri Rayon Sport iri gutekereza witwa Joseph Sake ndetse na Josue Kabura nimero 10 uburyo se Jean Benoit Tukumbane uburyo mediane ya Murera se yaburamo umuntu witwa
Joseph Richard. Richard oya na abo batatu kandi bambwiye ngo bashaka kongera abantu babiri gusa hagati ubwo ya Sake na Kaburo hari umwe ushobora kuvamo mediane ikaba ngo irimo abo bataramu batukumbane batunike toga n'abandi ntabwo bazongera abantu benshi ariko nyine birelekire ko umuntu wita Bede bigira imana ngo bamwongera amasezerano ibyo biganiro ngo biri mu ikipe ya Rayon Sport. Abedi ntabwo birimo Abedi njye nkurikije nyine utamushaka ntabwo ari bwongerwa amasezerano ubwo direct tekinike utamushaka wambwiriye iyo nkuru ari kuri side y'abamushaka wenda simbizi ariko se ntibyashoboka ko bana batunga ari babiri ari mugano uvuga ngo akaruta kandi karakamira ntibyashoboka ko babatunga ari babiri niba umuntu udafite icyizere Abedi muri Rayon Sport ari izina rikomeye hafi wenda ya ba perezida hafi urumva ari nde bavuguruza none se ntabwo babatunga uwa babiri ntabwo batunga umukinnyi umwe uri hejuru Abedi Rayon Sport imutangaho ibintu byinshi ku buryo ntayibona imubangikanya n'undi mukinnyi ngo imutunga ari umubensheri biragoye kandi aho biragoye ibyo Rayon Sport ishaka muri Abedi ntabwo igeze irabibona ariko nyine mbona igihe cyari kigeze aribwo yari atangiye kwerekana ko bishoboka umuntu wese ushaka amasezerano ariko niko akora umuntu wese ushaka amasezerano twabwirwa n'iki ko ari gushaka amasezerano cyangwa umuntu wese adashobora gukomerezaho ubutaha nyine ndabyumva ibyo muri kuvuga ariko umuntu ashobora gusoza sezo gutya agahuza nyine na kondisiyo ziza next season isoza n'umuntu ufite imvune arayizirika akayikiniraho akavuga ati icyo ngambiriye ni amasezerano nimbona amaze gutereka icyo bita ikaramu ku rupapuro uribuka umuntu witwa Peter Agberevo ageze muri polisi yahise adekarara imvune aho kaya kimara kugenda niko byagenze kuri Nuzi niko byagenze kuri Abedi yaje ari muzima nako yaje avuga ko ari muzima na fonganye ejo bundi nibyo byari byabaye ashaka amasezerano yanyihambiriye akagozi karacika na Abedi nawe